Imana yampaye ivuga ku gihugu cy'u Burundi. Ku matora y'u Burundi agiye kuba. Yego. Agiye kuba i Burundi. Nabonye Satani agambiriye kuyaburiza. Mana tabara Abarundi. Ni byinshi muri uru rugendo, ariko kubera ko baza bagahura na cya gikuta gishimwe cyane, haleluya, cya gikuta cyo witeka, cya gihome kidukingira. Yego. Mana ishimwe. Amen. Cya gikuta cyo witeka kidukingira kubera ko basenze, kubera ko babanye n'Imana. Cya gikuta kikaza bagahura na cya gikuta kikababoma bagahita bakigoba. Niyo mpamvu ubona ko ntacyo tuba, abarozi bakaturoga bazi ko turi bupfe, tukabiruka bikavamo. Yego. Ni byinshi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Buri bintu Imana ikora ni turakumva rwose, kandi natwe tubasengere. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ntuzisengere wenyine udasengere n'umuturanyi. Kadusengere n'Abarundi, mbana mbasengera muri aka kanya. Yego. Mana nziganiro yumve ko twamusengeye kandi agira kwizera. Ababyeyi mugire kwizera, nukora muri wese ushobora kuba uri kwa muganga aya masaha, ariko ugire kwizera kandi wihangane wizere ko Imana ishoboye byose. Niwizera Imana irabikora. Imana ibaha umugisha rero. Ndagira mbabwira ko ari umugisha, hari byinshi maze gukora. Yego. Cyane cyane ku babyeyi batwite n'ababyeyi bamaze kubyara muri uku kwezi kwa 10. Nimushaka mujye mushima Imana. Ndagira mbabwire ko icana ari umugisha kuri mwebwe. Kandi zera ko ibintu byose byagenze neza, ari abatwite, ari ababyaye byagenze neza. Nimukomere rero kandi mukomeze gusenga kandi mukomeze mudukurikirane kugira ngo mukomeze kumva ubutumwa dutanga. Imana ibahe umugisha rero. Yego. Ndi urengera kandi nzi neza ko ibishoboye. Yego. Nzi neza ko ibishoboye bizabikora. Nabonaga igihugu cy'u Burundi kigoswe cyane, gikikijwe n'ibintu bikomeye, ariko abantu basenge, Abarundi basenge, natwe turakomeza kubasengera, babe maso. Bayasengera amatora cyane. Ndetse n'undi wese wakifuza kubasengera abasengere. N'abagore batwite baho Imana barengere. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Wakoze cyane kubana natwe, wowe udukurikira umunsi ku munsi. Uwiteka Imana aguhereze umugisha. Uraho neza umukozi w'Imana? Neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Nibuze none ndumva ijwi riri kuza. Ko biri arimo harazamo akantu. Ni ukuri Imana niyo yo gushima. Imana niyo yo gushima. Wongera usuhuza abakunzi bacu rero. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe kandi ndabakunda. Nabo baragukunda kandi bagukunda ibihe byose, natwe turabakunda. Uwiteka Imana kugirire neza. Ndabona ari amahoro mu byuho ni wose yana. Imana igiduhisha burya. Imana igiduhisha. Nibyo, iyo Imana ihisha umuntu mu mababa yayo aratoha. Mera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Y'umugezi. Yego. Kera imbuto zakira mu gihe cyacyo. Mu gihe cyacyo. Amababi yacyo ngo ntajya yuma. Yego. Amababi ntarabirana, amashami ntiyuma. Reka ngusaba kugira ngo usenge Imana. Kadusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, twarakubonye mu byose duherereje inyuma.
watugirira neza wabanye natwe, ubana n'abakunzi bacu urabarinda urabarengera, ubana n'abanyarwanda muri rusange, ubana n'abanyamahanga mu izina rya Yesu Kristo, ubanye n'abari mu bihugu bitandukanye, urabarinda urabarengera, komeza kubana nabo kandi ikiruta byose komeza kutugenera tukugiraho umugisha, ururukire kubana natwe muri aka kanya, imbaraga zawe zitugaragareho, tugire neza tukugiraho umugisha mwami, ntweretse buri umwe wese ngo umusange haza kwifuza kwe, mugirire neza, ngahora turasenze kandi turizeye kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Reka noneho tukwakire utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi wa none. Murakoze. Reka tubanza turebe muri Zaburi ya 71. Yego. Reka turebe Zaburi ya 71 nahageze. Turere ku murongo wa kangahe? Wa mbere. Yego. Urakoze cyane, reka dusome twumve icyo Uwiteka Imana ashaka kuvugana natwe. Turahera ku murongo wa mbere. Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni. Amen. Amen. Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni. Buri Imana yacu iyo tuyihungiyeho ntabwo twakorwa n'isoni. Yego. Ariko guhungira ku Mana nta kundi ni ugusenga. Tugasenga tukaba maso, tukamenya ko nta gihe tugomba kugira cyo gusenga. Gusenga umuntu asenga ibihe byose. Yego. Ntabwo ari gusenga ku cyumweru gusa, cyangwa ngo usenge ku wa gatandatu gusa, cyangwa ngo usenge ku wa gatanu gusa. Ubwo mba mvuga impande zose. Yego. Hari abasenga ku wa gatanu, hari abasenga ku cyumweru, hari abasenga ku wa gatandatu. Ubu ndavuga n'abasilamu bose. Uwiteka nitumuhungira wongera unusubiriremo. Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni. Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni. Buriya hari umuntu mboneho no gushima. Yego. Hari umuntu uri hanze yambwiye ati nabonye urwaye rwose nanga agasuzuguro k'abazimu. Yego. Ati ngiye kukwicira igindi. Ni ukuri. Yararigisha ariko. Imana imuhumugisha. Uyu mubyeyi rwose ahari mu gihugu cy'Ububiligi. Yego. Yanyiciye umuzimu. Ni ukuri. Mama najya mbwira ko umuzimu yapfuye rwose. Umudayimoni ndashima Imana. Amen. Umuzimu yarapfuye kandi barakoze Imana iguha umugisha. Bagiciye umuzimu rwose. Habuze umuntu kwicira umuzimu ukajya kwa muganga. Ni ukuri. Ntubu gikozwe n'isoni kubwo guhungira ku Uwiteka. Reka ntubu gikozwe n'isoni. Komeza hepfo. Kubwo gukiranuka kwawe. Ngo kubwo gukiranuka kwawe. Unkize. Untabare. Untegere ugutwi ungize. Untegere ugutwi unkize. Yego. Mana tugerere neza. Amen. Ako twagiye dusenga iryo sengesho. Ni ukuri. Tukavuga ngo Mana udutegere ugutwi utwumve udukize. Yego. Hari gukiza harimo byinshi. Yego. Hari ukugukiza iby'isi ubona ugiye kubigwamo. Hari ukugukiza mu buryo bw'umubiri. Yego. Hari no kugukiza mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'amafaranga. Bw'amafaranga. Ntuhore wifuza, ntuhore wumva ko buri gihe wafashwa. Arega n'umuntu aragufasha burya yagera akananirwa. Yego. Ntagufasha yagera akananirwa. Ariko hari no kwizirika. Yego. Akavuga ati uyu muntu nzamugiraho umugisha mpaka kuko nawe akavuga ati ninshike intege. Ati n'Imana izabibona nabi. Yego. Agahumeza agahataho. Yarya bitanu akavuga ati igihumbi ndakibuka. Yego. Reka muhe igihumbi nawe wenda agura amata y'igihumbi yanywera aho ngaho. Hari abantu rero mugendana ntibagusige ntazanshuti. Inshuti niyo mugendana ntiyagusige. Umbere urutare. Umbere urutare. Rw'ubuturo. Aho nzabasha kujya mpungira. Wategetse kunkiza. Kuko ari wowe gitare cyanjye. N'igihome kinkingira. Haleluya. Ndafashijwe. Imana ihabwa icyubahiro. N'igihome kidukingira. Buriya hari igihe abarozi bakurasa. Yego.
abanzi bakakurasa abakuvuga nawe bakakuvuga ni byinshi muri uru rugendo ariko kubera ko baza bagahura na cya gikuta ishimwe cyane bagahura cya gikuta cy'Uwiteka cya gihome kidukingira Mana ishimwe amen cya gikuta cy'Uwiteka kidukingira kubera ko wasenze kubera ko wabaye n'Imana cya gikuta kikaza bagahura na cya gikuta kikababoma bagahita bakigoba niyo mpamvu ubona ko ntacyo tuba abarozi bakaturuga bazi ko turi bupfe tukabiruka bikavamo yego ni byinshi Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane buri bintu Imana ikora ni byinshi keretse ngira ngo utarumva umunyenga w'ibyiza by'Imana yego Mana yanjye nyarura mu maboko y'umunyabyaha nyarura mu maboko y'umunyabyaha nyarura mu maboko y'umunyarugomo nyarura mu maboko y'umunyarugomo ukiranirwa Mana ishimwe cyane haleluya Mana turengere mu bagore Mana turengere kuko ari wowe byiringiro byanjye mwami Uwiteka ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye haleluya amen ngo ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye kera yajyaga imbere kambwira ngo umwana wanjye nzakugira neza ngo aho ubona bikomeye ngo nzabyoroshya ariko ndashima Imana amen ndashima Imana ko irimo byoroshye mu buto bwanjye ijambo riramfashije cyane nanjye ndafashijwe mu buto bwanjye Imana yabanye nanjye mu burwayi bwanjye Imana ibana nanjye narayibonye nabonye ukuboko k'Uwiteka ahubwo ni ukuri Imana yamara ikomeze tugirire neza Imana ikomeze kudushyigikira reka nongere nshimire inshuti zacu zidukurikira Imana ijye ibaha umugisha Imana ijye ibaha umugisha Imana ijye ibagirira neza nanjye ndabasengera mu izina rya Yesu amen tukabiva hepfo gato dusoze ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye ni wowe wankuye mu nda ya mama nzajya gushima iminsi yose haleluya ijambo somunaritura abana barimo bavuka izi minsi turiho dusengera Satani n'abagabye ibitero ariko Imana yakoze ibitangaza Pasika abantu baramamagaye benshi abona sengeye bari kwa muganga rwose bikomeye hari n'uwari umaze icyumweru kwa muganga yarabuze ibisi ariko naramusengeye yarakize amen yibarutse umwana ari mu rugo ameze neza aramamagara amwita umukozi w'Imana Imana guha umugisha ni benshi hari abari Bugesera hari abari hirya no hino bitandukanye ndashima Imana rero ko yagize neza rwose urumva ko n'iri jambo rivuga neza ngo niba nkuye mu nda ya mama haleluya mbonera no gushimira abana nabo nubwo batabyumva kandi babyeyi babo muzabahe imico myiza yo gusenga mujye mubuta mwavutse mu bihe bikomeye kubivuga gutya murumva byoroshye ariko mujye mushimira na Pascal munashimira Imana yamuhaye icano nanjye yunzanyeho kuko iyi cano ndajya mbabwira ko ari umugisha hari byinshi maze gukora cyane cyane ku babyeyi batwite n'ababyeyi bamaze kubyara muri uku kwezi kwa 10 nimushaka mujye mushima Imana ndagira mbabwire ko iyi cano ari umugisha kuri mwebwe kandi zera ko ibintu byose byagenze neza ari abatwite ari ababyaye byagenze neza nimukomere rero kandi mukomeze gusenga kandi mukomeze mudukurikirane kugira ngo mukomeze kumva ubutumwa dutanga Imana ibahe umugisha rero ndi ishyano ritangaza benshi ariko ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi wire amina haleluya ndafashijwe ntunte mu gihe cy'ubusaza ntunge mu gihe cy'ubusaza ntunte mu gihe cy'ubusaza ntundeke mu gihe cy'intege zanjye zishize amena cy'intege zishize kuko abanzi banjye bamvuga
ububikiro ubugingo bwanjye bajya inama bati Imana yaramuretse mumwirukane mumufate kuko atagira uwo wamukiza. Niko abanzi bacu bavuga. Ariko tujye tubasengera nabo bakizwa. Sinzi umuririmbyi waririmbye ngo maze nabo bakizwe bikugwa mu muriro mugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe bikugwa mu muriro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe Imana muri aka kanya. Imana yacu ishimwe cyane. Tumaze kumva amagambo meza, tumaze kumva amagambo y'ingirakamaro n'indirimbo kandi nayo ni nziza. Buriya ngo wiririmbye ngo wasenze kabiri. Umva runo uyu murongo Mana ntumbe kure, Mana yanjye tebuka untabara, abanzi b'ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni, barimbuke abashaka kungirira nabi, bambikwe ibitutsi n'igisuzuguriro. Haleluya, haleluya. Ariko njyeweho nzajya niringira iteka, nziyongeranya iteka kugushima. Amen. Amina. Ntawe utashima Imana. Yego. Ntawe utashima Imana. Imana yo gushima ibihe byose, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Unyibukije umubyeyi umwana mwita ngo ni niyo gushima. Niyo gushima. Imana niyo gushima. Nishimwe, niyo gushimwa, niyo mwongere. Mana tugirire neza. Amen, amen, amen. Reka rero dukomeze n'iyi message. Message ivuga ku gihugu cy'u Burundi. Imana yampaye ivuga ku gihugu cy'u Burundi. Ku matora y'u Burundi. Agiye kuba. Yego. Agiye kuba i Burundi. Nabonye Satani agambiriye kuyaburiza. Mana tabara Burundi, cyangwa utabara igihugu cy'u Burundi nabo gituye. Satani nabonye ku matora, Satani yigaragambije arashaka kuburiza mu matora y'u Burundi. Bivuze ngo Murundi ahari wese asenge. Murundi ahari hose asenge. Murundi ahari hose abe maso. Turakumva rwose. Kandi natwe tubasengere. Nkunda kubwira nkababwira ngo ntuzisengere wenyine udasengere n'umuturanyi. Kadusengere n'Abarundi. Mbana mbasengera muri aka kanya. Yego. Mana nziza, Imana ikunda abo waremye, Mana yacu, Imana y'amahoro irindi karengera, Mana irengera igihugu cy'u Rwanda, Mana irengera ibihugu bitandukanye. Aka kanya Mwami, muri iki gitondo tukoretse igihugu cy'u Burundi ngo gihagarareho, rinda abaturage bacyo, ari abakiri n'abari hirya no hino. Mu izina rya Yesu Kristo mpagaze mu kwizera nagisengeye ngo cyambike imbaraga, nagisengeye ngo ngere ugihagarareho, nagisengeye databuja ko wongera ukibuka kandi ukigire neza. Urengera abaturage, urengera abayobozi. Mwami ndakwinginze cyane ngo iki gihugu gisane kigire neza kandi cyambike imbaraga. Abakiri mu bagire neza, ubahe umugisha, ubahe imbaraga zawe,
kuko nta handi dufite ubuhungiro usibye kuri wowe mwami. Abarundi ndabakweretse baje birukanka baguhungiraho, ndakwinginze ngo batabare nk'uko umwana atabara umubyeyi. Barindiro barengere kandi kiruta byose bagire neza kugiraho umugisha. Ndasenze kandi ndizeye ko bikoze no mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abantu aho bari dusengera Burundi, n'amahoro iburengere ibuhagarareho. Abarundi bose aho bari hose bahaguruke basenge kugira ngo Imana amahoro ibarengere cyangwa iturengere. Twese ntituri abantu, twese ntituri abantu kandi nabo ni abantu tugomba gusengera, tugafatanya tugasenga Imana amahoro nabo ikabatabara ikabarengera, kandi nzi neza ko ibishoboye. Nzi neza ko ibishoboye bizabikora. Nabonaga igihugu cy'u Burundi kigoswe cyane gikikijwe n'ibintu bikomeye, ariko abantu basenge, abarundi basenge, natwe turakomeza kubasengera babe maso. Bayasengera amatora cyane, ndetse n'undi wese bakifuza kubasengera abasengere. N'abagore batwite baho Imana barengere, turakomeza nabo kubasengera. N'abari muri icyo gihugu, n'abari muri iki cyacu cy'u Rwanda, bose basengere mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana idukunda, Imana iturengera, Imana ireberera ababyeyi batwite, abari i Burundi, abari Tanzania, abari Kongo, abari mu Rwanda, abari hirya no hino, abari Bugande. Mwami, ibi bihugu byose ndabikweretse kandi ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze gutanga abana bazima, ukomeze guha ababyeyi kubyara neza mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaritse kandi ntatanyije n'imigambi byose mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze babyeyi batwite, abari mu bitaro, abari mu Muhima, abari Kibagabaga, abari Kabugu, abari kuri dispensaire, abari kuri centre de santé, abagore batwite bari mu ngo zabo. Mana turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo barengere abana babo mu izina rya Yesu. Tanga abagore bazima, tanga abana bazima mu izina ryawe ryera. Datubohore imigambi ya Satani y'imitambo turayihagarika mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana turasenze gukora ibitwizeye, ubarengere kuko uri Uwiteka, yewe na siyashi kuhagere, wiheshe icyubahiro. Data mwiza, wigaragaze kandi witambure mu izina ryawe ryera, amen. Umuntu wese ukurikirana iki kiganiro yumve ko twamusengeye kandi agira kwizera. Ababyeyi mugire kwizera, nukora muri wese ushobora kuba uri kwa muganga aya masaha, ariko ugire kwizera kandi wihangane, wizere ko Imana ishoboye byose. Niwizera Imana irabikora. Imana ibaha umugisha. Rero niyo message nari mfite. Urakoze. Yego, yenda tugana ku musozo, naye nari nifuje ko n'ubundi wakongera ukajya ku ruhembe, none twongera tugahagarikisha ikintu cyitwa impanuka. Aka kanya rwose impanuka tuyisengere mu izina rya Yesu. Ngire tuzihagarikishe, zihagarare, abantu b'Imana bave mu rugo amahoro, bongere bataha ayandi, tugana ku musozo. Karibu. Mana nziza, Imana yacu idukunda, mu izina rya Yesu Kristo
duhagaritse impanuka muri iki gihugu cyacu cyose cy'u Rwanda. Haleluya. Duhagaritse impanuka mu wakoze Yesu, wakoze. Mu izina rya Yesu Kristo rero turatatanya inama mbi zose z'ikuzimu ibiganza y'abadayimoni uzaza ziturutse hose turase turatatanya imihanda yoherezamo abamarayika bahagarika bamotari barengere tagisimeni barengere abagenda muri twegerano barengere abagenda muri shirumuteto barengere. Oh Yesu turasenze imihanda yose y'igihugu cy'u Rwanda. Oh ngwino yihagarare kuko kuri Uwiteka witamurure kandi yashicubera kuko Imana yacu tugombe bajya bava mu rugamo bagaruka yandi. Amen. Reka rero tugushimire ku mwanya waduhaye ndetse twizere neza ko nawe uri gukomeze gusengera kiriya gihugu kugira ngo amatora yabo azagende neza. Wakoze cyane wowe wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe ukore subscribe kandi ushobora kwandikamo muri comment ukandikamo ibitameze neza rwose natwe tukamenya ibyo dukosora cyangwa se ukanadutera inkunga. Umwami Imana abahereza umugisha. Shalom.